twongeye turatomboye bana b'Imana kuba natwe tugira ubuntu Nyagasani akaba duhamaganga kuri buri munsi kugira ngo atugirire neza aduhindure uko ashaka. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kutugira neza. Kuri iki cyumweru cya 18 mu byumweru bisanzwe, tariki 6 Kanama 2023, ubwo duhimbaza umunsi mukuru Yezu yihindura ukundi. Nawe rero uze kuva ahangaha wahindutse ukundi kubera Imana. Ngaya amasomo ajye kuduhindura ukundi. Isomo rya mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli, umutwe wa 7 umurongo wa 9 kugeza kwa 10, wa 13 kugeza kwa 14. Nijoro ndiho mbonekerwa, ngewe Danieli uko nakitegereje, mbona intebe z'ubucamanza ziratewe, maze umukambwe aricara. Umwambaro we wereranaga nk'urubura, imisatsi yererana nk'ubwoya bw'intama. Intebe ye y'ubwami yari indimi z'umuriro, inziga zayo ari nk'umuriro ugurumana. Uruzi rw'umuriro rwaravubukaga maze rugatemba imbere ye. Urujya n'uruza rw'amagana n'amagana bariho bamukorera, ibihumbi n'ibihumbi bihagaze imbere ye. Ubwo urubanza rurashingwa maze ibitabo birabumburwa. Nijoro kandi nariho nitegereza ibyo nabonaga. Mbona uje mu bicu byo mu kirere umeze nk'umwana w'umuntu. Ubwo yigira hafi ya wa mukambwe maze ajyanwa imbere ye. Nuko yegurirwa ingoma, icyubahiro n'ubwami. Imiryango yose, amahanga yose n'indimi zose biramuyoboka. Ubwami bwe n'ubwami buhoraho iteka, ntibuzashira. N'ingoma ye ni ingoma itazagira ikiyisimbura. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 97. Kristo Nyagasani niwe bubengerane rw'ikuzo ry'Imana Data. Uhoraho n'umwami, isi nihimbarwe. Abaturiye inkome nibasagwe n'ibyishimo. Igishu cy'urwiji kiramukikije, ubutabera n'ubutarenganya ni kibanza cy'intebe ye. Imirabyo ye iboneshereza isi, ubutaka burabirabukwa maze bugahinda umushyitsi. Imisozi irashonga nk'ibishashara mu maso y'Uhoraho umutegetsi w'isi yose. Ijuru riramamaza ubutabera bwe, maze imiryango yose ikarangamira ikuzo rye. Kuko we Uhoraho uri musumba byose ku isi yose, utambutse kure imana zose. Kristo ni Nyagasani, niwe bubengerane bw'Imana Data. Isomo rya kabiri niryo mu ya kabiri ya Mutagatifu Petero intumwa, umutwe wa 1 umurongo 16 kugeza kwa 19. Bavandimwe, koko rero ntago ari imigani yahimbwe n'ubwenge twakoresheje kugira ngo tubamenyeshe ububasha no kuza by'umwami wacu Yezu Kristo, ahubwo twaramwiboneye n'amaso yacu, yisesuyeho ikuzo. Kuko Imana Data yamuhaye icyubahiro n'ikuzo, igijwi ry'agatangaza ry'Imana rigize riti, uyu ni umwana wanjye nkunda cyane unyizihira. Natwe ubwacu iryo jwi twararyumviye rituruka mu ijuru igihe twari kumwe nawe ku musozi mutagatifu. Ikindi kandi kiruseho, twishingikije ku ijambo rikomeye ry'abahanuzi. Mukaba rero mukwaneze yo murirangamira nk'itara rimurika ahantu h'umwijima, kugeza ubwo hatangira gucya n'inyenyeri y'urukerera ikarasira mu mitima yanyu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu yanditswe na Matayo, umutwe wa 17 umurongo wa 1 kugeza kwa 9. Muri icyo gihe Yesu ajyana na Petero na Yakobo na Yohani umuvandimwe we ukwabo mu mpinga y'umusozi muremure. Nuko yihindura ukundi mu maso yabo. Uruhanga rwe rubengerana nk'izuba, imyambaro yererana nk'urumuri. Ubwo Musa na Eliya babonekera baganira nawe. Petero niko guterura abwira Yezu ati, Nyagasani, kwibera hano ntako bisa. Niba ubishaka, ngiye guhaca ibiraro bitatu, kimwe cyawe, ikindi cya Musa, n'ikindi cya Eliya. Akivuga ibyo igihu kibengerana kirabatwikira. Ijwi riturukamo rivuga riti, uyu ni umwana wanjye nkunda cyane unyizihira. Nimumwumve. Abigishwa babyumvise bitura hasi bubitse amaso, bafite ubwoba bwinshi. Nuko Yezu arabegera, abakoraho arababwira ati, nimubaduke mwitinya. Bubuye amaso ntibagira undi babona kereka Yezu wenyine. Bamanuka umusozi, Yezu arabihanangiriza ati, ntimugire uwo mubwira ibyo mumaze kubona, kugeza ubwo umwana w'umuntu azaba amaze kuzuka mu bapfuye. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Iyibukiro rya 4 mu myibukiro y'urumuri, Yezu yihindura ukundi, dusaba inema yo kumurangamira no kumwumvira. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Aha tugeze ni kuri buri munsi, kuri umunsi mukuru Yezu yihindura ukundi, tuje kwegera Nyagasani
tumusabe aduhindure uko ashaka atari uko twebwe dushaka. Akenshi hari ubwo dushaka guhinduka twebwe uko dushaka, bikaza kurangira koko tutanahindutse ahubwo dukomeje gufunga umutwe ndetse tunangiye n'umutima, aho kureka Imana akaba ari twihindurira, aho kureka Imana akaba ari tubwira ibyo tugomba gukora. Nuko rero mukristo umuvandimwe, uyu munsi ni umunsi wo guhinduka. Birashoboka ko hari ibintu tumva neza, birashoboka ko hari ibintu utakoraga neza, birashoboka ko hari ibyo wabagamo koko bidakwiye. Uyu ni umwanya, iyi ni deuxième chance Yezu aduhaye kugira ngo nawe koko uhindure imyumvire, uhindure ibitekerezo, uhindure imikorere yawe mibi ugane ku mikorere myiza. Nguko guhinduka turaza gutondagura cyane cyane inshinga yo guhinduka, aho tuza kugera tuti uhinduka ukundi. Nawe uze kuva aha ngaha hari ukundi wahindutse, ariko neza, wahindutse neza, wahinduye imvugo ikaba nziza, wahinduye imikorere ikaba myiza, wahinduye ibitekerezo. Kuko umuhanga yaravuze ati erega gukena ntabwo ari ukubura amafaranga, ntabwo ari ukubura ibintu, ahubwo ubukene bwa mbere kandi bubi ni ubukene bwo mu mutwe. Kwanga guhinduka, kwanga guhindura ibitekerezo, kuko igitekerezo niyo ntangiriro y'igikorwa. Nanone iyo igitekerezo ari cyiza burya kiganisha ku gikorwa cyiza, n'igitekerezo iyo ari kibi cya kindi cy'uburozi burya ibikorwa nabyo bihinduka iki? Uburozi. Nguko rero ko ngomba guhindura mbere na mbere umutwe, bikaza kuganisha no ku mutima, ariko bityo koko nkabona Imana. Kuko imaze guhinduka nta kindi gihakurikira usibye kubona Imana. Wamara kubona Imana, akantu ka kabiri umugiye ugaca akarongo ukabona mugenzi wawe. Wamara kubona mugenzi wawe nawe ukishima koko ukamererwa neza, nawe uze guhinduka ukundi. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo wabeshyaga cyane kuko yari afite ibinyoma bimeze nk'ibya muhanuka neza neza. Ngo nuko rero ngo umunsi umwe uwo mugabo ngo ariko arya myenda pe, arya amadeni, ariko ko ari amadeni akagenda yisha abeshya. Nuko ngo umunsi umwe yandi byuko nyine iminsi y'igisambo burya ibibaze ngo ni 40 bishatse kuvuga igihe gihagije bamuhereza kugira ngo yisubireho ahinduke, ariko bikanga. Nuko igihe kimwe kiza kugera, wa mugabo karya myenda aza kubeshya koko, aza kubona ko bamuvumbuye, ashakisha ubuhungiro kugira ngo akwepe nk'aba bacuruzi bakwepa imisoro. Nuko arakwepa, ngo aza gukwepera hehe mubyeyi ubyumve, ni nko kundi guhungira ubwayi mu kigunda. Aza kujya gutya akwepera mu muriro, akwepera ikuzimu. Aragenda ngo ageze ikuzimu, ngo niyo yaragiye kwihisha kuko nyine yarabuze neza neza amahombo ku isi, kubera abantu bazamubwira ati twishyure. Nuko ahungira ikuzimu, bishoboke ko yibwira ko ntawe uzamusangaho noneho kuko ari mu muriro nyine ntawe ahagera. Nuko ngo ageze ikuzimu, umuntu yari mu kaze cyane aza kumenya ahantu yahungiye, ajya kumureba. Ngo ahageze ngaho natekereza uburyo koko umugabo agiye kumwakira karya myenda mugenzi wamugezeho. Nuko ngo karya myenda aramubwira ati umva rero, hano hari umuntu mpategerereje wagiye kubikuza amafaranga kuri banki, arazana urubaho rw'amafaranga, naruzana ndahita nza bunihuta, ubundi ngire nte, ubundi ngwishyure. Bishoboke ko wa mugabo koko wari uje kwishyuza yahise agenda, amaze kubona ko kwa mugabo n'ubundi ni kuzimu akiri kubeshya, n'ubundi ni kuzimu aracyafite ibinyoma, ntarahinduka, aracyikomeyeho, yakomeje kunangira, n'ubundi ni kuzimu aracyabeshya. Uzi ko umuntu wakuriye mu kinyoma ushobora no kumusangira kuzimu n'ubundi agakomeza akabeshya. Ngo hari umuntu yaraje guhashakira nyine aho ikuzimu. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Nguko kwanga guhinduka. Nyamara Yezu Kristo uyu munsi arihindura ukundi, nawe akagusaba kwihindura ukundi, ugahinduka ukundi. Ubwo koko Nyagasani duhamagara guhinduka, uhinduke nawe uve mu kinyoma. Hinduka. Hamwe n'amasomo tujya kuzirikana ku ngingo igira iti kuva kwizima. Hari imvugo yo kwikura mu isoni igira iti amafuti y'umugabo ngo nibwo buryo bwe. Ariko uzasanga nyine umugani utakizweho, kuko abantu turabanyabyaha, turabanyantege nke. Nane mpamvu umukristo umuvandimwe, nugirirwa ubuntu ukabona hari ahantu wibeshye, uzahita ugaruka vuba na bwangu, kuko burya umuntu ashobora kwibeshya bibaho. Ariko icyabaje kirenze ikindi nuko nkomeza gutsimbarara. Akamutagatifu Agustin wavuze ati errare humanum est sed perseverare diabolicum. Se tromper est humain, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Ngo nta muntu n'umwe utakwibeshya, ntukirate mubyeyi, nta muntu n'umwe utakora icyaha, nta muntu n'umwe utacumura, ariko ikiri kirenze ububi bwose no kuzikama mu cyaha, no gutsimbarara ku mafuti yawe, no gukomeza ukanangira kugeza hehe, kugeza ku ndunduro. Uyu munsi rero twebwe turasaba koroshya. Mukristo muvandi yagiye kurangira ko wacumuye, wakoze ikosa, nyaboneka uzasigarane agakeregeshwa ko kumva no kumvira, kuko iri yibukiro twibutsa ko tugomba kumva byabindi bishobora no gutuganisha kumvira Yezu Kristo umwana w'Imana. Aya masomo rero agiye kubidufashamo. Mu isomo rya mbere twumvise umuhanuzi Daniel atubwira ibyibonekerwa rye,
haba ku manywa haba nijoro ari kubonekerwa, akabona umwana w'Imana ngo koko mu nzozi zanjye, ngo koko mu ibonekerwa ryanjye nta kintu ngomba kubona usibye ubwami bw'Imana, nkabona Imana, nkabona uburengerane bw'Imana, nkabona uko Imana isa. Burya umukristo nyine nunabonekerwa nurota akarota Imana. Ni nabyo mpamvu iyo umuntu agiye kuri yamubwira uti urota Imana, ubonane n'Imana, uhure n'Imana, no mu nzozi uhure n'Imana. Hari amagambo 3 nifuza gutindaho muri iki gitabo cya Daniyeli. Ijambo rya mbere ni umwambaro wererana. Uratwerekeza ku mwambaro w'abatisimu kugira ngo duse na Kristo, tukinda kuzawanduza. Kwambara Kristo no kwambara ubutungane, no kwera, no gukira, no gukiranuka, no gutungana, no gutunganira Imana. Rero iyo umuntu yabonye Imana nta kindi kiba gisigaye usibye gutungana ndetse no gutunganira Imana, no gutunganira abo mubana. Ngo mwambaro wererana ngomba guhora nambaye koko buri gihe cyose nk'abandi kumwe n'Imana. Ngiki gikomeye cyane kurenza ibindi. Ijambo rya kabiri ni umuriro. Umuriro utwibutsa Roho Mutagatifu uza aje gutwika ikibi kugira ngo koko gishye, maze umuntu asukurwe. Gusukurwa n'Imana, gusukurwa n'ububasha bw'Imana, gusukurwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo rya gatatu tuzirikana mu gitabo cya Daniyeli ni ubwami. Tukazirikana ko ubwami bw'Imana ni eternel, ntiburangira, ntibugira intangiriro, ntibugira n'iherezo. Imana ihoraho, ubwami bwayo buhoraho. Akesha abantu dukenera ko Imana ari ihinduka, twebwe bikaza kurangira tudahindutse. Twebwe abantu nitwe dushobora guhinduka. Imana ntishobora guhinduka kuko ihora indahemuka buri gihe. Twebwe abantu nitwe bayemu, nitwe ducangacanga, nitwe tubeshya, yewe ni kuzimu ugasanga tukiri kubeshya. Ariko Imana ibishaka kugira ngo nitwe duhinduka kuko ubwami bwayo, Imana ni ntabeshya, Imana ntihemuka, Imana ihoraho, Imana iriho ubuziraherezo. Ngiryo ikuzo ry'Imana, ngububasha bw'Imana, ngubwami bwa Kristo, ubwami buhoraho. Ubwami bwa Kristo ni nabwo muri ibyo azabura turarikira, atwibutsa ko nyine Imana ihoraho. Kristo ni nyagasani, niwe bengera bw'Imana Data. Amen. Ya ngoma ya Kristo izira iherezo ni nayo Petero ari kurata mu isomo rya kabiri. Petero koko wabanye na Kristo, intumwa Yezu Kristo, akamvuga igira iti umenye umuntu ariko mwasanye umufuka w'umunyu. Bishatse kuvuga mwatindanye, mwamana igihe kirekire mwarabanye. Petero na Yezu rero ntago basanye umufuka w'umunyu umwe gusa, ahubwo babanye igihe kirekire koko ari kumwe na Yezu Kristo. Yaramwiyumviye mu ijambo rye, yaramwiboneye, baragendanye, barabanye, barasangiye. Uwo rero koko aramuzi bihagije. Yezu Kristo na Petero bunze ubumwe. Petero azi Yezu Kristo kuko nyine afite ubuhamya kuri kandi kuko bufatika. Petero aratubwira uburyo yahindutse kuri umusozi wa Taboro bajyanye na Yezu Kristo. Nuko Imana ikamwishura ikabwira iti uyu n'umwana nkunda cyane unyizihira. Ubuhamya bwa Petero rero nk'umuntu wabanye na Yezu Kristo, nk'umuntu umuzi, nk'uwasangiye ubuzima, ni ngombwa kubwemera kugira ngo duhinduke. Na Petero nawe arabibonye arahinduka, yemera Yezu Kristo umwana w'Imana nzima. Nibyo kuko ivanjiri uyu munsi itubwira umwanditsi Matayo nawe ntatanga gutwereka koko Yezu Kristo yereka be. Iyo abe bamaze kumubona nta kindi gikuru cyasibye ko bahinduka. Ivanjiri hari ubwo dushaka kuyumva tukumva ngo Yezu yihindura ukundi, bamwe tugasigara twibaza tuti ariko ubundi buriya Yezu yasaga atembere, buri imyambaro Yezu yari imeze itembere, ko batubwira ko yaje kwihindura ukundi kuko imyambaro ikererana. Aha, iri somo ry'uyu munsi ivanjiri turaza kuzirikana tugeze kure, tuze kubona ko atari Yezu Kristo ukeneye guhinduka, ahubwo niba Petero akeneye guhinduka. Nibyo bavuze muri ivanjiri bagira bati ubwo Yezu Kristo yajyanye n'abavandimwe batatu, Petero, Yakobo ndetse na Yohani bene Zebedeyi, akihindura ukundi mu maso yabo. Nuko Yezu yihindura ukundi mu maso yabo. Ibyakurikiyeho niba Petero babibonaga nyine ngo nuko Yezu uruhanga rwe rubengerana n'izuba, imyambaro ye yerana nk'urumuri. Amen. Ibi ngibi koko bigatwibutsa ko Yezu Kristo n'ubundi, Yezu Kristo niwe ntabwo ahinduka, ahubwo abahinduka ni ba Petero, nibo bahindura imyumvire, nibo bahindura uburyo babonaga Yezu, kubera ko bageze ku musozi nk'ahantu h'isengesho, noneho bamaze gusenga bagiye babona Yezu by'ukuri koko. Naho mbere iyo bari hasi ntago bamubonaga. Bya bindi byo muri geography, iyo uri kuzamuka umusozi hagenda hakonja, naho iyo uri kumanuka umusozi hagenda hashyuha. Ba Petero kubera ubushyuhe bwo hasi birashoboke ko nyine batabonaga Yezu uko bikwiye, ariko ko bagenda bazamuka buhoro buhoro bumva akaga ko hejuru ko ari wa musozi, babonye Imana. Iyo umuntu ari kugenda azamuka umusozi haba ari kugenda koko ubukonje buba buri kugenda bwiyongera, ubushyuhe bukagenda bugabanuka. Ngiryo ijuru kuzamuka kujya ku musozi guhura n'Imana, umererwa neza, ugira amahoro, amahumbezi, ukamererwa neza. Niba Petero ibyo babonye, bahuye na Yezu Kristo,
bagiye bamubona koko kurusha uko bari basanzwe bamuzi. Ngibi rero ibya Petero n'ubundi Petero kuvuga ngo agiye guhaca ibiraro bitatu biratugaragaza ko atarahinduka neza uko bikwiye, kuko aracyari kugenda ku by'umubiri, ariko niyo handi Yezu Kristo aragira ngo kuko amuhindure burundu. Bityo ubwo yajyanye n'ababigishwa batatu yatoranyije kwari ukugira ngo kuko abamenyereze bazaba bamenyere n'ibi byago, amenyereze kubera ko ajya gutangira ikindi gice cy'ubuzima, urupfu n'izuka bye. Bityo koko abamenyereze ko kuri iyi si duhari nk'icumbi, duhari nk'abagenzi, kuko iwacu ni mu ijuru, aho niho tugomba gutura. Iyo turi hano ku isi tuba turi kugenda duhinduka, bityo dushakisha inzira izatujyana mu ijuru. Ngo umusozi mutagatifu tugomba gusangaho Imana, ngo umusozi mutagatifu bizarangira dusanzeho Imana, yamana ko tuzabana ubuziraherezo. Nawe mukristo muvandimwe, igihe cyose wabaye nka Petero ugashaka guca ibiraro bitatu hano ku isi, ujye uzirikana ngo amaherezo ubuzima bwa hano ku isi buzarangira, ubundi koko hatangira ubuzima bushya, ubuzima bwo mu ijuru. Ese mukristo muvandimwe, wowe ukuri hano ku isi ku rugendo rwawe ugenda umanuka nk'umanuka mu kibaya muri bwa bushyuhe, cyangwa ugenda uzamuka nawe buhoro buhoro, uzamuka ugiye ku musozi, umusozi mutagatifu, uzamuka koko witegura ijuru. Ubuzima bwawe burazamuka cyangwa bugenda bumanuka, ukagenda bushonga nk'isabune. Kandi byaba ngiye ari impuruza y'uyu munsi, guhinduka ukundi, guhindura uko ruriho. Niba ruriho nabi, hinduka koko ube mwiza. Niba watekerezaga nabi, hindura imitekerereze. Akenshi tujya twibuka ko guhinduka ari n'impuruza ya Bikira Mariya mu butumwa bw'ikibeho, yaje kuduhanurira atubwira ati nimwicuze muhinduke. Umuntu wese wumvise impuruza y'Imana nta kindi koko arahinduka. Umuntu wese agiye ku musozi w'Imana arahinduka. Nk'uko Yezu Kristo yihindura, ngo uko umuntu yagiye gusenga ava yahindutse ukundi, agasanga Imana, agasanga Yezu Kristo koko hari ibisubizo yamuteganyirije, agasanga Yezu Kristo koko hari ubundi buryo bushya koko yamugeneye bwo kubaho. Nguko Yezu Kristo yihindura ukundi kugira ngo tumubone, twamara kumubona tukajya kumwereka abandi. Nguko ko ba Petero bongera kumanuka kugira ngo uko bajye guhamiriza ibyo babonye. Ubuzima bwa buri munsi n'ubuzima bwo guhinduka, gusubira hasi no kugira ngo koko tujye guhindura abandi. Narangije guhinduka, ariko reka nanjye guhindura abandi. Ariko akenshi mu Kristo muvandimwe uzasanga abantu benshi dufite intego yo guhindura abandi, aho gushaka ko twebwe duhinduka bwa mbere. Aho ngaho nyine nambicuritse. Ntago umuntu ahindura abandi ku nshuro ya mbere, ahubwo ku nshuro ya mbere ngewe mbanza guhinduka. Namara guhinduka ni uko nzahindura abandi. Koko ba Petero bagiye kuri uwo musozi, Yezu Kristo arabahindura, hanyuma baze guhindukira nabo bamanuke, bajye guhindura abandi, bajye kumwamamaza, bajye kumwumvira. Uyu ni umwana wanjye nkunda cyane, niba umwumve. Nk'uko Kumva bigiye kuzaganisha Kumva. Nk'uko Kumva koko nimara kumvira Yezu Kristo umwana w'Imana, nta kindi kizakurikiraho usibye kujya gute kumwamamaza. Mu rupfu n'izuka bye Yezu Kristo ugiye kubabara agapfa, ariko akazazuka ku munsi wa gatatu. Ngo ubuhamya koko bw'intumwa y'Imana ubonye Yezu Kristo akamwamamaza igihe n'imburagihe. Mu Kristo muvandimwe, nawe watangiye guhinduka, watangiye kuva kwizima, wahinduye imyumvire, wahinduye ibitekerezo byawe. Niba utarabihindura muri aka kanya, iyi nkuru itege amatwi, ariko ndagusaba ngo ufate agatambaro mu maso, uze kwipfuka mu maso. Ndabizi hari ibyo utaza kwihanganira, upfuke mu maso, bityo koko uze gufungura amaso ubonye Imana. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo dogiteri witwaga Karibu, ngo ararangije kwiga kaminuza, bishoboke ko afite akazi gashyushye. Dogiteri rero abaho ngaho ari mu rugo rwe, akize cyane, afite ibintu bya mirenge, we n'umugore n'abana. Ubwo rero abaye aho ngaho akajya ku kazi uko bisanzwe, n'umugore akajya ku kazi. Nuko rero ngo umunsi umugore yagiye ku kazi, ngo dogiteri Karibu akaba afite umukozi wabakoraga muri jaride w'umukobwa. Ngo igihe umugore we yagiye ku kazi, wumve mu byeyi bya bindi by'uko nyine nyakibi ntararabushyitsi. Nuko dogiteri yacunga umugore yagiye ku kazi, agashakisha uburyo bwose yatangira gushora dosiye kwa mukozi umukorera muri jaride, agashakisha hirya no hino ahantu azamuturuka, akajya abona ari ukwisebya no gukorwa n'ikimwaro. Ariko agakomeza ahatiriza, agashakisha okaziyo zose zashoboka. Ngaho aramusohokanye, ariko bagera muri hoteli, wa mukobwa akamubera ibamba, ntihagire icyo bimubwira, ntihagire icyo byumvamo. Nuko rero dogiteri akinda guhatiriza akaramureka. Ikindi gihe agashakisha uburyo bwose yamwongeza umushahara, nawe mukobwa ntagire icyo abyumviramo, kandi dogiteri we yari afite intego n'aho ashaka kugera. Nuko dogiteri abonye ibintu byose byiza ari gukora umukobwa akabyanga,
nuko umunsi umwe ngo umugore ngo yari yagiye muri misiyo hirya kure, dogiteri rero ngo arungukira mu idirishya aza kubona umukobwa uburyo yakoraga muri jaride, yibaza none ko ari buze kumugenza, dore ko none nta gitangira agifite, nta bana nta n'umugore wari uhari muri ako kanya. Nuko rero ahamagara wa mukozi, namwe mwumve babyeyi, maze aramubwira ati umva rero nagiye nkwinyiye igihe kirekire, nkubwiza ibimenyetso ntiwabibona n'ibindi byinshi cyane, koko nta na kimwe wagiye ureba, nta na kimwe wagiye wiyumvira, none rero ndi kwifuza ko turyamana. Nuko wa mukobwa aramubwira ati none se urabona ivumbi n'umukungugu byadenze kubera gukora mu mirima, urabona rwose ndanduye. Nuko karibu ngo aramubwira ati umva aho ndi gushakaho ntabwo handuye. Mu gihe umukobwa akiri kuzarira ari no kumuha ibisobanuro byinshi by'uko atigeze akaraba ivumbi ryamurenze, nuko dogiteri muri ako kanya ngo ahita amukingirana mu nzu, atangira kumufata ku ngufu. Ngo dogiteri karabonye umukobwa ntacyo byamubwiye, nuko atangira amwishongoraho, maze ngo aramubaza ati ndi gukora iki? Anatekereza ibyo umukobwa agiye kumusubiza. Umukobwa aramubwira ati uri kwandura. Dogiteri aramusubiza ati ndi gukora iki? Uri kwihumanya. Dogiteri aramubaza ati ndi gukora iki? Uri kwihindanya. Noneho dogiteri yumvise ibyo bisubizo uwo mwana ari kumuhereza, aramubaza ati se hanyuma biragenda bite? Nuko wa mukobwa aramusubiza ati hanyuma nyine urapfa. Dogiteri yongera ati hanyuma se? Hanyuma urajya mu muriro. Dogiteri yongera ati hanyuma se? Hanyuma urashya. Dogiteri noneho yongera guhindura nyuma ya buri bibazo bitatu yongeraga kumubaza, nuko ajya kumubaza ati se kubera iki? Umukobwa aramusubiza ati wanze kuva kwizima. Arongera ati kubera iki? Wanze kunyumva. Kubera iki? Wafunze umutwe nyine wanze kunyumva, wanze kuva kwizima. Dogiteri karibu n'ubwoba bwinshi ko nyine ahiye, birangiye ko ahiye. Kubera iki? Kwanze kuva kwizima. Dogiteri karibu mbega wowe. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Nguko ko nyamwanga kumva ntiyanze no kubona, nguko ko umuntu ufunze umutwe agafunga n'umutima birangira nyine ahiye, birangira ko kwamanukiye hasi mu muriro, bikaza kurangira ageze ate ahiye. Kubera iki? Yanze kuva kwizima, yanze kumva, yanze kumvira, biraza kurangira koko atari no kumvikana. Iyo umuntu atumva ntiyumvire, birangira atari kumvikana n'abandi, bikaza kurangira ibintu byose koko ni ku ngufu, bikaza kurangira ari ingufu za shitani, ingufu zo mu muriro, kandi ingufu zo mu muriro nta kindi usibye gutwika ugashya neza. Nguko mukristo muvandimwe, naho nuzanga guhinduka, bizarangira ko kuri kumanuka mu kuzimu, uri kumanuka ko ugiye gushya, bikazarangira koko ubaye ivu. Kubera iki? Kwanga kuva kwizima. Bana b'Imana, nta muntu n'umwe udacumura, nta muntu n'umwe utibeshya. Uragera hirya ugasanga wibeshye. Kubera iki? Turi ibiremwa muntu, turi abantu. Umuntu wese ashobora kwibeshya, nta n'umwe utakwibeshya, ariko ikibi no gutsimbarara kugeza kuramina, ugatsimbarara kwanga kuva kwizima, kugeza nubwo bakurandura yewe ukanga kuva kwizima. Aho niho ikibazo gishingiye, aho niho ruzingiye urupfu, aho niho ko kugiye gupfira, aho niho ko ugiye kwabarira, aho niho ko kugiye guhira. Abadogiteri benshi uzasanga bagiye bashya. Kubera iki? Kubera kwanga kumva ati ngenza ubwenge, nta wundi wandusha. Ubu se wanyungura icyo gitekerezo, nyamara igihe wanze kumva bagenzi bawe, igihe wanze kumva abantu baciye bugufi, bizarangira koko uhiye, bizarangira uhiye mu muriro, birarangira koko. Kubera iki? Wanze kuva kwizima, bizatangira ko kuri kwihindanya, aho guhinduka ukundi ukihindanya, bikaza kurangira koko ubaye nabi, upfuye, uhiye. Mukristo muvandimwe, umunsi no kwiyoroshya, ufite ubwenge ntawe utabizi, ndetse nawe urabizi, ariko usigaje kumenya ko burya nabo batoya Yezu Kristo ashobora kubakoresha, Imana ikabakoresha, nkuko nawe yagukoresha nabo yabakoresherega. Bityo cy'ingenzi ntabwo ari ibitekerezo byawe bwite, kuko ibitekerezo byawe wasanga bihanitse. Nirinze kuvuga ko bihanikiye kwa sekibi, bitubaka, bisenya, birimo umuriro. Ariko nugira ubuntu, hakagirwa igitekerezo akubwira ati ibi ugiye gukora ntabwo ari byo, hinduka, ibi bintu ntabwo ari byo, kaza kurangira ko utamwumvise, amaherezo uzashya, wongere ushye yewe. Nk'uko nshobora kwibwira ngo nzi ibintu, ndakaze, mfite amafaranga, ndi umubose, ndakomeye, ariko niba udakomeye ku Mana, uzahirima, uzagwa, uzavunika, uzashya. Nguko kwanga kuva kwizima kugeza kuramina. Uzasanga abantu benshi, abakristo nanjye turimo, twanze kuva kwizima. Umuntu arakubwira ati iki ni ikijumba, ati oya njye ndabona ari ikirayi. Undi akakubwira ati iki ni ikijumba nyaboneka, ati ndabona ari ikirayi. Bikaza kurangira koko jijoma yawe ipfuye, bikaza kurangira ubwenge bwawe, umutima wawe uragisha. Nguko ubukene burya, gukena ntabwo ari ukubura ibintu, ahubwo gukena bwa mbere
no gukena mu mutwe, kwanga kundi yaguha igitekerezo akabya bindi ngo na nyina wundi abyara umuhungu. Rero ujye utekereza ko n'undi nawe koko ashobora kugera heza kandi agakugeza heza, kuko Yezu we ntabwo ajya ahinduka, ahora ari muzima, ahora ari indahemuka. Ukeneye guhinduka ni wowe nanjye, tw'abanyabyaha, twebwe ko dufunze umutwe, twebwe ko tunajya umutima. Ni njye ukeneye guhinduka uyu munsi, ni njye ko nyine guhindura imyumvire, ngahindura ibitekerezo bibi nari mfite ngerekeza heza. Njye gihinduka, guhinduka ukundi ni ukuva ku izima. Umuntu wese wanze kuva ku izima birangira ko ageze ni kuzimu, agakomera gutsimbarara, agakomeza gutsimbarara mu muriro, akabya bindi kubyo ko nyine ni kuzimu ukomeza kugenda ubeshya. Bakristo bavandimwe, koko nkomeze koko gutsimbarara ngo hato ndaza gutakaza icyubahiro cyanjye, hato ntaza kurinda muri cyubahiro cyanjye, hato koko ndaza guseba. Ese Yezu Kristo yasabye kangahe mu buzima? Ubuzima bwose bwabaye igisebo, abusoreza hehe ku musaraba ngo urugendo ari kumvisha ba Petero kugira ngo bazumve ko atari ibyubahiro bagiye gushaka, atari imyanya y'ikuzo bagiye gushaka, atari imyanya yo gutegeka no gutsikamira abandi bagiye gushaka, ahubwo abagaragu. Kuba umugaragu kandi ni ukuvunika, ni ukwakira igisebo, ni ukwemera imvune, ni ukumva abandi. Kuba umugaragu ni ukumva abandi. Uyu ni umwana wanjye unyizihira, nimwe mwumve. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Ndaje ngumbabarire.